Mu myaka yashize umuziki nyarwanda wari warigaruye imitima ya benshi mu Burundi. Ndetse abahanzi b'abanyarwanda bari mu bakunzwe cyane muri icyo gihugu, ku buryo benshi babonaga ibitaramo byabo bihabera kandi bikitabirwa ku rwego rwo hejuru. Ariko ubu birasa nk'aho ibintu byahindutse, ndetse bamwe mu bahanzi bakomeye b'abarundi bagaragaza ko umuziki nyarwanda utakivuna umuyango wongezwa undi mu gihugu cyabo nk'uko byahoze. Umuhanzi Sat-B, umwe mu bakomeye mu muziki w'i Burundi, aherutse kubwira igitangazamakuru cyo muri Tanzania ko abahanzi b'abanyarwanda nka The Ben, Meddy, Bruce Melody n'abandi bake aribo bahoze bakundwa cyane i Burundi, ariko ubu ibintu siko bikimeze, byarahindutse. Yagize ati abarundi basigaye bakunda umuziki wabo cyane, ntabwo ari uko tutacyumva abanyarwanda, ahubwo abahanzi bacu barimo gukora neza kandi abakunzi b'umuziki babishyigikiye cyane. Ibyavuzwe na Sat-B byashimangiwe na mugenzi we Kirikou Akili muri iyi minsi uri kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe Culture, Kirikou yavuze ko ibitangazamakuru n'amaradiyo mu Burundi nta ndirimbo nyinshi z'abanyarwanda zikirimo gukinwa. Yagize ati nta ndirimbo z'abanyarwanda ziri gukinwa i Burundi, si uko babujijwe kuzikina, ahubwo nuko abahanzi bacu bari gukora neza kandi abaturage barimo kubashyigikira cyane. Kirikou yongeye ko nubwo byagabanyutse hari indirimbo nke z'abanyarwanda zikiri kumvikana nka Kuba Nisinde ya Lodi yafatanyije na Bruce Melody, ariko ngo nayo ntikunze gukinwa cyane nk'uko byahoze. Ese ubundi bivuze iki ku muziki nyarwanda? Ese koko umuziki wacu uri gusubira inyuma, cyangwa ni abarundi bari kwigiza nkana bashaka gushyigikira ibyabo gusa? Bamwe mu bakurikiranira hafi umuziki bavuga ko ibi bishobora kuba ari igikorwa cyo kwigaragaza ko abarundi bashaka kuzamura umuziki wabo imbere mu gihugu, mu gihe abandi babona ko abanyarwanda bakwiye kongera imbaraga mu kumenyekanisha ibihangano byabo hanze kugira ngo batongera gusigara inyuma ku isoko ry'umuziki wo mu karere. Icyizere gisigaye ni uko ubufatanye hagati y'abahanzi b'ibihugu byombi bakongera gusubira ku murongo, kuko byagaragaye ko abanyarwanda n'abarundi bahurije hamwe bakora umuziki ukundwa cyane mu karere hose. Byumva kuri mikoro ni kimwe bisanzwe. Mwibutsa gukora follow kuri 21 Star TV ndetse ugakora na subscribe kuri channel yacu ya YouTube.